Nkuko muri kubibona rero Mimi atinya imbwa, nicyo kintu cya mbere kiba hatinya. Yanze kwinjira kuri shoot. Ikintu cya mbere atinya ni igihe? Ni Imana. Imana si itinya ute kandi idahari? Ya. Benekereza ko biya mani uri gufata video banze making shot. Ngewe na makinze kandi mvuye gukora research. Na checkinze. Ibi byose nubwo waba uri kumukoresha yatinye kwinjira aho tugiye gushutingira kugira ngo imbwa itamuri. Nukuririmo mwana kandi uraza gutuma ikanguka kandi yiryamiye. Ikangutse tisohokamo. Oya ntabwo yasohokamo, yasohokamo gutese. Ibiryamye mwana ntabwo yabyuka. Kandi hari muri karakazo ntabwo igigeramo. Ubushize yari iryamye mahahari. Nyine ntabwo hari iraryamye iri mu kiraro. Cyangwa no gufata akaboko itaza kukurya. Kugeza noneho so kumuriye kwibona rero ngiye kumujyana kugeza tugeza ahantu imbwiri none nde uko ntiyiruka kanziri hariya mu ako sura muhante we yabayindi none nabayitinya kubi. So guys nabasaba rero gukanda ntabwo ntiyimbwa just turi gukora content arayitinya byatari turi gukora so babwira bakanda subscribe ubushize do yari irimo hariya ngeza nagiye kujya ku gipangu yangize muri make rero uyu munsi wa none urabyakira gutakiyo mbita kiba hano ngaha bayigurishije. Yo ndabishima Mana we baze kuko nyine narayikundaga ni inshuti yanjye ngiye mu dutubwa ariko kadutinya kubi nibyo nigende bitera umuji none wari benyize musubiye inyuma wamata arihe none umunsi yaje shayihagarara hano hejuru nicayemo hariya shabiye rege wafashe content biriseri yimbwa nyine yo gutinya imbwa ntabwo ngiye n'imbwa fosho biriseri Mimi iramo ngiye kuyihamagara yitwa Biyayu nubona itaje hamagara guys so twari turi kubahaga content nizo ko mwishe je ntabwo ntinyuma biriseri Mimi turi gukina garagaje panza kagaci kuva bondo fo kubera gutinya imbwa dore atangiye gufunga kugira ngo imitaza kumugeraho. Ngiriya mana reka mbwire umukozi wa hano yire kure. Anti niki kintu utinya kurusha ibindi? Imbwa ni inyembwa. Biriseri Binabivuga ni inyembwa ku buryo mbwiye uti mpereze ibyo ufite byose nabigwa ariko ukamongeshemo. Usura mpekingi kugira ngo ntajya kwirekura. Yavuye kwirekura kandi Mimi guys biyaye kundi biraha uriya ushaka ko biyaye guhaka service keza kana kurinda nkiriya mwenye kugita kurya just you buy buri ibiraha ubundi umuzane nk'ikimvirope cyuzuye ibiraha by'abakobwa ngiye ngibiraha ndo umuntu w'umugabo shabiya ugibiraha byinshi pe banabimenye Mimi sinabiguza uko birya wenyine ngiye handwe ngeze nkora Mimi yari ibiraha byikura kuva nabaho nibwo bwa nabonye imimerekera aho byumva ngo yaguze ibiraha of course niwe wari ubintumye njye kuzana byinshi nabirya biramunanira. So guys rero iyi ni YouTube channel yanjye nshyashya igiye kujya icaho behind the scene za project zo dukoramo. Ndabasaba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment ibyo twahindura by'umwihariko. Ndabamenyesha ko YouTube channel ifite nayibuze. YouTube channel yitwa Sound of Love ifite subscribers ibihumbi yagiye 14 ndayishatse ndayibura. Ariko ngiye nubwo bose bampakinze ko nta muntu umpakinga ngo aheze ndabize neza ko ngomba kwishaka hiba singira telefone nayibuze ariko ndibuze kwishaka nyibona uretse muri video cyose kubabwira batakubona. Yego nibyo ndi kuvuga rero na ifite YouTube channel yitwa Sound of Love ifite subscribers 14,800 ariko nayibuze muri ko ncyabiya yari ikibogari kikijeya. So icyo mbasaba nta kindi rero ndagira ngo wenda munshyigikire kuri ngi yitwa Biyayu official mukande subscribe, like, share na comment kugira ngo wenda content guys dore yambwibamo hariya muri karakazo turajya kuyibereka arayitinya kuri uwo mushaka kubyumva. So ndagira ngo rero kugira ngo mukomeze kunshyigikira Lavie araguhamagaye biriseri dupozinge cyatu tumwitabe reka dupoze tumwitabe ose boss yaguhamagara turakomerezaho guys.